ndagaruka kuri rikodi Keza yari kodinze Kimenyi. Kuko umugabo usohoka mu rugo akavuga amabanga y'urugo rwe, ibyo byo biba bigamije iki? Ibyo biba bigamije iki? Umugabo burya mu rugo, buriya mureke mbabwire mwabantu mwe, mwabagabo mwe binjajwa, bagabo binjajwa, bagabo ndakubwiriza ukuri yuko buriya na Kimenyi nawe yumiwe amaze kumva yuko Keza yamuri kodinze. Turi kumvikana. Nta mugabo nyamugabo tugaruke mu muryango ujya kuvuga amabanga y'urugo rwe. Kandi ikindi, iyo umuntu yaguteguye nanone niko bigomba kugenda. Aya majwi rero genda yahuza n'iki kintu. Mu myaka yashize abantu bazi ikintu cyitwa mu bishuhe, hariyo umuntu witwa Didi Dor. Abantu muzi zo story mwigira, nimwe nshaka kuvugana kugira ngo tubihuze n'ibiri kuba uyu munsi. Ntago nzanywe n'utubari, sinzanywe no guhostinga, sinzanywe no kurikodinga, ndagira ngo twibukiranye tuze duhuze ibintu n'ibindi. Kandi buri muntu wese ararikodinga. Turi kumvikana. Abantu bibuka mu Kiyovu mu bishuhe, Didi Doro yabanaga na Keza mu nzu, Keza Terisk. Didi Doro yakundanaga yakundanaga na Kimenyi. Nimba mubyibuka, ibi bintu ndagendana n'abantu bibuka izo story. Kuza ngo kurenganya uyu, kuza ngo uyu ngo yagombaga kuvuga ngo Kimenyi yarafite uburenganzira bwo kuvuga. Yes, ariko ntago yarazi yuko bari kumurikodinga. Uri kumva? Twese tuvugira ku matelefone. Turi kumvikana. Twese tuvugira ku matelefone. Didi Doro yabanaga na Keza. Abantu muhise mubyibuka, mu nyibutse neza. Nje ntaza kuza kugira umuntu ndibuze kuza kurenganya ahangaha. Aha nta muntu nje gushinja, nta nuwo nje kurenganya, nta nuwo nje kurenganura, ariko hariho abantu bagambanirwa. Kandi ibi bintu bifite abantu babiri inyuma barenze umwe. Mutibwira yuko ibi bintu biri inyuma n'abantu benshi. Igihe nikigera nabo bakobwa bose nzababazanira hano mbabwira ubugambanyi bwabaye. Ariko ibintu byose wabireba ukavuga uti wow. Nimba mwibuka, mubaze Keza Terisk yapfuye iki na Didi Doro, mumubaze arabasubiza. Keza yapfuye na Didi Doro. Didi Doro mbabarire, nkusabye imbabazi, uri umwana mwiza, ariko kuvuga ibintu nukugira ngo mbihuze n'ibyabaye, kugira ngo tubihuze n'iby'ubu ngubu. Abanyarwanda bicare batekereze, basubiza agati mu mpembero. Ufite umwanya ashyira agakirida mu ryinyo. Kuko abantu bose, buri muntu wese hano ari kuza yigira umwere, kandi buri muntu yari afite uruhare rwo kugira ngo bino bintu twumvikane. We Mbabazi wakabiwe, ntuze kunyoberaho. Rivie Mbabazi itonde, izi nkuru ntago uzizi. Keza yashwanye na Didi Doro bapfa Kimenyi. Ibyo mwicare mubizi. Icyo gihe ribu yari itaranaza. Hari ibitutsi Didi Doro yatutse Keza. Keza ajyana Didi Doro muri polisi. Mutega amatwi mwanjajwa mwe, mwebwe mwamutazi n'iyi mihanda. Muhuze ibintu, mureke kugendera ku maranga mutima yanyu. Mu buzima bwanjye jewe iyo ndi gukora ibintu live, ntago ngendera ku maranga mutima. Niyo ndi kuvuga story nk'izi ngizi, ntago ngendera ku maranga mutima.
Keza yareze Didi Doro, nimba mwibuka mu bishuhe, njyewe ndagerana n'abakecuru, apana utwana twejo buri tutazi no kwitawaza. Uyu munsi ndagerana n'abantu bagize bate. Nimba Didi Doro yatutse umuntu witwa nde, yatutse Keza, Keza ajya kumurega kuri polisi, nimba nibuka neza ribu yari itaraza, muramfasha. Noneho hajemo hari ibintu hari amagambo yajemo, ariko sindi buze kuza kuyavuga kuko na mu byari bigize ikirego byavugwaga yuko umuntu witwa Keza yavuze ko Didi Doro uretse no kumutuka ahubwo amucuruza. Ibyo tubyumvikane, abantu babyibuka, nimushaka muzerekere mugende mubaza umuntu witwa Didi Doro ibyo bintu. Bajya gutandukana bapfuye Kimenyi. Didi Doro ubwo yasohoraga Keza turananiye, ati bapfa Kimenyi. Ibyo bintu nimba abantu bose babyibuka, wowe umuntu aragukurikirana kuva mu bishuhe paka na za Noruveje, paka kuri kodinga. Mubaze Keza muti ko Jihad yavuze ngo wagiye kurega Didi Doro, nibyo cyangwa sibyo? Uti mwari mupfuye iki de? Mubashwana. Tugaruke. Iby'amajwi burya bajya bavuga ngo usenyurwa umutiza umuhoro, usenyurwa umutiza umuhoro. Nimba mubyibuka neza, yaramureze, singibi n'abantu bari kubyibuka, hano muri komenti barimo. Keza yareze Didi Doro bipfuye n'ibyo bintu, n'ibitutsi yamututse, jewe ntashaka kuzana hano. Noneho njyewe umubano w'abantu ntabwo nshobora kwinjiramo, kimwe nkuko nanjye nta muntu ushobora kwinjira mu mubano wanjye n'abandi. Ntawe, nta numwe pe. Abantu hano bari kubyandika barabyibuka ngo yaramureze nibyo. Nukuri nibyo, ibi mbabwira nukuri. Ibi mbabwira nukuri. Njyewe nari ndi muri iyi mihanda ariko ntarajya kukarubana ntarakuka. Jewe nahujwe n'aba bantu n'umuntu witwa Keza Erika, yanjyanaga mu bishuhe. Mwabantu mwe, umuntu witwa Didi Doro n'umwana mwiza, turi kumvikana. Mwajyagayo akabakira bikagenda gute? Ariko mubaze, nkunze yuko hano hari abasope babizi. Sheri, hano ndavugana n'abantu bazi imihanda ya kera, iyi mihanda itarajyamo kaburimbo ikirimi kuko mwandayamwe. Tujye abakobwa bagendana udukweto mu ntoki, utundi turi mu birenge, bagera imbere yo mu bishuhe bagashyiramo udukweto tureture kubera ivumbi. Ndavugana n'abantu bazi mu bishuhe, banazi iyo hano hepfo mu bishuhe kwa Didi Doro. Iyo kese banabyibuka rwose. Abasope nibo tuvugana, apana injashwa zivutse ejo bundi zifunguye YouTube cyangwa se Instagram none ahangahe ejo mu gitondo zikaza sirirwa zibara. Ndavugana n'abasope Sheri, ntabwo ndi kuvugana n'utubweshagure dufite imyaka 20 twejo bundi. Abantu bibuka mu bishuhe kwa Didi Doro, nimba mwibuka kese ya Didi Doro na Keza, hari bitutsi byajemo ku buryo bagiye no kurega Keza gashyiramo nguretse n'ibyo bitutsi aranancuruza. Abantu baba hano mu Kiyovu musi ya RSSB mwanjajwa, ndabona abantu benshi bahazi. Rero njyewe ibintu byose mba mbyibuka Sheri, nubwo ndi wa muntu ugenda, kuko nagendanaga na Keza. Keza yari afite groupe yitwa y'abakomando y'abakobwa bikuriye. Nizere yuko mubyibuka abakomando, abantu bazi groupe y'abakomando mumbwire. Hari groupe Keza buriya niwe twajyanaga mu mihanda. Udutiku tw'abakobwa muri iyi mihanda turatuzi rwose.
njyewe ntuzi cyane, niyo mpamvu abantu twagendanye muri iriya mihanda mbabona mwarazaga mwese, buri mukobwa wese murabizi neza ko hariya kwa Dididoro ariho mwajyaga gutaramira. uri kumva, niho mwajyaga gutaramira. hanyuma sinshaka utuntu tugifite tukinuka ubukarikari tutaramenya kozi kukumesa amakariso yabwo buza kunshingarazaho ngo buvuge ubusa. ndibaza ibyo bintu byose mubyibuka. aho niho je namenyaniye n'aba bagore, nkakomeza rero nigendanira nabo, turi kumwe, intambara zabo nzireba, pirika zabo nzireba. abantu bibuka abantu bazi groupe y'abakomando rwose, hani groupe y'abakomando y'abakobwa bikuriye rwose, ba no stress, batagira ibintu bajyamo byinshi cyane. aho rero noneho na social media zari zitarashyuha, amatiku nk'ayo ngayaza tugahamagarana nabwo, kandi mu rwego rwo kwirinda amatiku tukajya guhurira ahantu, tukaba aribwo tubasutira, tukavuga tuti Keza na Dididoro bakozanyijeho, runaka na runaka bakozanyijeho, uwitwa Rine, hari ndayitwa Rine nayo yagiye hehe, yagiye i Burayi, nayo yari iri aho ngaho. ubwo rero haragakundi nanone k'abagore, hari nanone agatimu k'abagore, nako k'abagore k'abakobwa, karimo abakobwa n'abafiyemere, birirwaga birukanka mu bakinnyi. umva, umukobwa utabaga ufite umugabo w'umukinnyi, ubwo nabwo wamuzana utamucunga, mugenzi wawe akamugupapura. nubwo buzima abakobwa b'inyarugenge bamwe na bamwe biberagamo, abenshi batajyaga gutegera ku mahoteli. hari ndayitwa Rine yagiye i Burayi, nayo yari iri aho ngaho, iri muri abo mu bakinnyi. nuko nguko abantu bibuka groupe y'abakomando, mwigira aha mumbwire yuko ibyo bintu mbeshye. iyi groupe y'abakomando rwose. noneho bamwe ariko muri abo bakomando, uwari inshuti na Dididoro cyane ni umuntu witwa Keza Erika, nanone wo muri iyo groupe y'abakomando. ariko ubwo urumva nyine Keza Teriski yibaniraga nande na Dididoro, ariko baza gushwana. bon rero ntuzenya Keza aza kujya i Bugande, ahaziye dukomeza kumubona, dukomeza kuvugana byose. Keza mwarabibonye, yaraje yigira mu bintu by'amafilimi, hagati aho abacometanye na ntuzenya uriya. ubwo jewe sinshaka kugira abantu benshi nzanamo, ndagira ngo mbahereze story y'ukuntu nyine aba bakobwa mbazi, munumve yuko muyango rwose mumenye jojo mu gitondo, mutagira ngo mumenye kera, mumenye vuba cyane rwose. Keza muzi kuva kera, sheri y'imihanda batarayishyiramo za kaburimbo. uri kumva? naho rero mutangire nabonye hari abantu bari kuzanamo intuzenya abakomando, babamenye rwose. uri kumva? kuko abakomando n'abantu n'abakobwa baraho bikuriye, batagira za stress, nabibabwiye gutyo. ubwo Keza na ntuzenya, story ya Keza na Dididoro ibiciyeho, ntago yagombaga kuza mu mihanda. twazaga ahangaha kubivuga mu inbox, amatelefone agashyuha, tugahamagarana tuti barunaka bashwanya, barwaniraga mu tubara, bagiraga gute, abatwaranaga abagabo, abagiraga gute. kuko nari mfite umukobwa mushiti wanjye, we ntiyakundanaga n'abahungu bo mu Rwanda, we rwose yikundaniraga n'abantu bo hanze, yangaga amagambo y'abantu bo muri iyi mihanda. nge rero ibibazo noneho rero tugende story short, twihute tuve mu bishuhe, tuve naho ngaho. njyewe ejo ku munsi w'ejo nibwo natunguwe n'amarikodi Keza yari kodinze Kimenyi. nimwirirwe mugenda ngo murenganya abantu, ntimugire mute, wowe Kimenyi niwe wiyangirije ibintu byose. umuntu w'umugabo urasohoka ukajya kuvuga amabanga y'urugo rwawe,
ukavuga amabanga y'urugo rwawe. Abantu muri no kurenganya ngo bararikodinze, mujye muzirikana yuko akenshi muba muri kubwira abanyamihanda. Noneho biranatangaje, ukagenda ukabwira umuntu w'umugore, ukamubwira amabanga yawe ngo umugore nta guhindukira ndisi. None se ubwo wabimubwiraga ngo akukorere icyakumarira iki? Of course yagomba wari muri kuruhura umutima, wari uri kuruhura umutima hariya. Tujye tubwizanya ukuri, aha wari uri kuruhura umutima. Reka mbabwire mwabantu, ikindi gufata telefone inshuti yawe uri kukubwira, uri kurikodinga, ni umuntu uzi kuva kera, ukamurikodinga. Wamurikodingiraga iki? Ibi bintu byo kurikodinga mureke mbabwire bitakaza icyizere. Mbabwiza ukuri, iyo wicara ukarikodinga umuntu, ni ukuri kw'Imana unafite papa, ubundi mbabazi, kurikodinga habamo ikihe kintu? Njyewe kurikodinga kuko ni ukuvuga ngo rero warikodingaga uri kwitegura ibizaba. Tujye tubwizanya ukuri koko. Mu by'ukuri wowe uri umugore, umuntu w'umugabo yaza akakubwira ibibazo bye byo mu buriri, ukumva yuko ashaka iki? Kumugira inama? Kime ndakubujije. Ibi bintu byo kuza kuvuga amabanga rwose oya. Kuko nanone muri iyi mihanda kubera pirika ibamo, abantu bikorera ikintu cyitwa iki? Ibimenyetso. Iyo haje kurikodinga rero, ibintu by'amajwi bizana ibintu byo gusopanya. Tujye tubwizanya ukuri, kandi tubwizanya ukuri. Wari uri kubwira Keza, Keza w'umunyamihanda, kuza kubwira Keza ni nko kubwira Jihad w'umunyamihanda, ni nko kuza ukabwira wundi abandi b'abanyamihanda hano mu banyandikire hano numve. Ni ukuvuga ngo uri kubwira abanyamihanda, kuko inshuti zo urazifite. Yego twese abantu hano bagira inshuti, ariko guhitamo inshuti ya nyayo biragoye. Abo bagabo banyu nyine, ni ukuvuga ngo Keza nawe ari mu mihanda, aravuga ati reka nze muri kodinge, ejo n'ejo bundi nanjye batazanyihishamo, cyangwa nzabereke yuko mbafite. Hari ikintu cyitwa kwimena inda. Wimennye inda rwose ahangaha. Hanyuma rero umuntu witwa Muyango araza agwa muri rwa gakoco rw'umugabo babana mu nzu, wasohotse akajya kumuvuga ku karubanda. Of course iyo wagiye kubwira umuntu, iyo ibintu byawe mu rugo byakurenganya ukajya kubwira umuntu, uba bishyize ku karubanda. Tujye tubwizanya ukuri. Hanyuma uwarikodinze yari afite iyihe gahunda? Uwavuze amabanga y'urugo rwe yari afite iyihe gahunda? Muyango arazagwa muri ibyo, mwarikodinze. Abantu bose hano habaye kuri kodinga. Ubu nsigaye mpamagara umuntu, n'ejo njyewe narahamagaye ndahamagara ndababwira ntitwumvikane. Njyewe niyo ngiye guhamagara ndabanza nkitangurana, nkamubwira nti sindi kukuri kodinga, nta n'umuntu uri kuri koro, uramenye ntundi kodinge. Kuko ibintu byo kuri kodinga bitakaza icyizere rwose. Tujye tubwizanya ukuri muri iyi mihanda. None nimba umugore wawe yanze kuguha, nimba uri umugabo uri kwandika hano, nimba umugore wawe yanze kuguha, urasohoka ugenda ubwire umuntu gutya ku ruhande ati bigenze gutya.
buriya ibintu byo mu rugo mwoka byaramwe urashya ugahisha. Tujye tubwizanya ukuri. Njyewe sindi kujya ku bintu abantu bari gupfa, ndi kujya kuri ibi nyirabayazana ninde. Buriya baburana ari babiri, umwe aba yigiza nkana. Nyirabayazana ninde? Ubundi urugo nibanga. Njye nari nzi ahubwo Muyango niwe wagasohotse akaba yabwira Keza ibiri kubaho, n'urugero cyangwa n'undi mugore mugenzi we. Ariko umugabo gufata iyambere akajya gushyira amarikodi hanze yivuga, none se kiriya ni ikivugo ni iki? None se ibintu by'urugo nibanga rikomeye. Nge hano mitamanika amaboko nkasigara nifashe ku munwa. Tubwizanye ukuri nkuko abantu hano turi kubiganiraho hano. Ninde ko wenda mwese wenda twebwe ntiturubaka da, ariko ngewe uko nzi yo gumvise ibiganiro, ibintu byo mu rugo biba bigomba kubibanga. Keretse nimba ahubwo byari byamaze kumurenga. Ariko nk'ibyo ni ibintu bijya mu muryango, ntago ari ibintu biza kuri social media. Ntago ari ibintu bijya muri social media. Kugezana n'ubu jewe byandenze kumva umuntu w'umugabo. Njewe ubu sindi gukondana aba bantu, sindi gukondana Keza wagiye hariya ngo kubera yuko umuntu yanze ko bakorana ati ntago byumvikana. Ntago ari we ndi gukondana, ndakondana umugabo mu rugo wasohoye ibintu byakajya kubishyira ku karubanda. None se wagira ngo umubwire ngo umugore yanyimye aguhe akurangire akubwire ngo pole ya Keza niriya yego bakakukurikodinga. Kwa bure. Kuko kumwe bajya bavuga ngo usenya urw'umutiza umuhoro. Niko byagenze. Uciye ahangaha unyuza uhindukiye ugarutse ugize gute? None ko muri kwandika ngo Keza si umwana mwiza, umwana mwiza, none se Keza yari kuri recording ibitavuzwe? Tubwizanye ukuri. Keza yari kuri recording ibitavuzwe. Ubwo ahubwo mwicare mu mihanda muzi ngo Keza muvuganye arakuri recording akabone niyo waba uri inshuti ye kajana. None se Kimenyi ni yari inshuti ye? Ara recording. Yewe ntabwo ndibuze ngo ngwiki. Kuko Keza na ntuze Keza Kimenyi nawe ashobora kuba yatunguwe no kumva ko Keza yamuri kodinze. Wenda ntabyo yarazi. Ariko nukuvuga ngo Kimenyi yavuze ibintu mwivuga ngo ibyo yakoze wapi? None yavuze ibintu undi nawe biramutangaza ati reka ngire kugira ngo nuwo nzabiganirira atazagira ngo ndamubeshya, nzabe mfite ibimenyetso. Sheri abanyamihanda bose muri iyi mihanda baba bikoreye ibimenyetso. Tujye tubwizanya ukuri. Keza nawe ni umunyamihanda, aba yikoreye ibimenyetso. Yagombaga kwikorera nyine ibimenyetso. None se ubwo umuntu yari kubwira ati we ati Kimenyi yambwiye yuko umugore watamuhindukirira, ubwo uribaza yari kubyemera? Ntabwo yari kubyemera. Ntabwo yari kubyemera. Ntabwo yari kubyemera. Nawe ubwawe ntabwo wabyemera ko bimeze gutya.
of course Keza yagombaga kurikodinga, kandi Kimenyi yatamubwira biriya byo mu rugo rwe, ntabwo Keza yari kurikodinga. Yari kurikodinga iki se? Yari kurikodinga ibyo adafite. Ntabwo yari kurikodinga ibyo adafite. Ibintu byose muri kuzana mukaza mumeze nk'abantu muri kurushya abantu, muvuna abantu, oya. Kandi noneho ibi bibazo ntabwo byagombaga kuza muri social media, byari ibibazo by'umuryango, kimwe nk'uko natwe tutabizi. Natwe ntabwo tubizi. Ibi byagombaga kumenywa n'abari mu rugo, bagahamagara umuryango mugari. Ntabwo ndi kuvugira Keza, nta muntu ngewe ndi kuvugira hano, ndi ku majwi. Nababwiye yuko nkari ibintu erega gende ku bibazo by'amajwi, nk'ibi bintu by'amajwi ntabyo nzi. Ni ukuri ko Imana ntabyo narinzi, ndababwiza ukuri. Nk'ubu ugira ngo nari kuba nzi yuko narinzi ko Keza yari kodinze ntuzenya Kimenyi, oya pe, ntabyo narinzi. Erega nubwo abantu baba bari inshuti sheri, hari ibintu baganira, hari n'ibyo bataganira. Nk'ubu se koko Keza yaza kunganiriza akambwira ngo ja nguzi n'ibindi shu mfite amajwi ya Kimenyi? Ntabwo bishoboka. Ntabwo iryo kosa yarikora, ntiyarikora. Kandi atari imbwe sinamuveba, kuko inshuti yawe ufite ibyo uyikinga ukagira n'ibyo umubwira. Ahubwo nkagaruka nanone, ariya majwi nayaryari kugira ngo twumve igihe aya majwi yafatiwe. Aba bantu baduha amakuru afatika. Aya majwi yafashwe tarike zingahe? Kuko murabizi n'amajwi niyo ari amajwi agomba kujya muri Sayiba, twumvikana ariya majwi kuyarikodinga. Ariya majwi ntago yujuje ubuziranenge kubera yuko nta rwego rwayatumye, ntaki, n'amajwi ari aho y'abanyamihanda tu. Turi kumvikana, kuko twakagombye kumenya ariya majwi n'aya tarike zingahe, n'ayaryari, kugira ngo twumve ko atari imipango. Kuko nanone wakumva n'ayaryari na ryari. Ese aba bantu babaga bari kumwe amajwi ahari? Kuko nanone aya majwi mwabanza mukamenya, mugiye no kujajinga ku majwi, aya majwi yafashwe ryari, papasi yayo yari iyihe? Kuko hari igihe nanone ushobora kuvuga ngo ese n'umuntu akibaza ku buryo ndahamya yuko na Muyango ntabwo yarazi ko aya majwi yari kodinzwe Kimenyi. Kuko buriya mureke mbabwire, umuntu witwa Muyango akunda urugo rwe, yakwemera we ukamuvuga, ndahamya neza yuko ashobora no kuba yababajwe nuko Kimenyi bamuri kodinze cyane. Kuko jeweho nabyumvise mera nk'uwikanzemo, kandi nubwo aba bantu turi inshuti, hari ibintu nababwiye ibyo duhuriyeho. Numeze ute, uratwikira hehe, uragenda ryari, watashye, nibyo jewe tubwi. Kandi n'umuntu yaza hano yanabibabwira, memu na Keza. None se ubu Keza abantu benshi bari bazi ngo nk'ubu ngiye batangiye kuvuga ngo nanjye ndi umwana mubi, ngo ari amajwi nari nyazi ngo Keza yaranyumvishije. Mubaze umuntu witwa Keza Teriska ari hano, nimba ari amajwi yari kodinze Kimenyi nari nyazi. Ntayo narinzi pe. Ni nacyo kintu nshaka no kubabwira rwose. Ntayo narinzi. Ariya majwi ntago nari nyazi. Keza twavuganaga ibintu bisanzwe, iby'amajwi nk'ubwo koko nk'ubwo nabijyamo, yanahera ahubwo nabimbwira koko. Nawe ubwe ntago yabikora rwose. Nta nubwo nk'icyo kiganiro twagiterura, sinzi naho twagihera. Mwumva ibintu duhuriyeho ngibyo. Ibintu byo nk'ubu se yambwira ngo shungo nari kodinze Kimenyi, ntago bibaho.
Keza ntiyabimbwira, ahubwo natunguwe no kumva yararikodinze Kimenyi. Nababwiye izi social media zizabasaza. Izi social media zizabasaza. Abantu barambwiye bati aya majwi wari uyazi? Reka ntayo narinzi. Kuko njyewe natangajwe no kumva umugabo mu rugo sohoka akagenda akavuga amabanga. Erega ibi muri kumva ni nk'agatonyanga mu nyanja. Ibi muri kumva ego ko ibi bintu muri kumva ni nk'agatonyanga mu nyanja. Icyo cyo nicare nyibabwira. Hanyuma rero kuri Muyango na Brian, mureke mbabwize ukuri, aba bantu ni inshuti zanjye pe. Brian we ni inshuti yanjye cyane. Muyango ni inshuti yanjye cyane. Ariko ibintu byo kuvuga ngo kuryamana hagati ya Muyango na Brian, ndababwiza ukuri aba bantu bahuzwa n'akazi. Akazi pe. Nawe urumva umuntu w'umugabo aricaye aravuze ngo Brian na Muyango kuko kimwe mu by'ukuri. Umugabo utagira akazi se akazi kaba ari ukuvuga? Tujye tubwizanya ukuri. Mureke mbabwiresha, Muyango na Brian ikintu kibahuza n'akazi rwose, n'abashuti byarenze no ku n'abavandimwe, barakorana gusa pe. Kandi oya da, kandi njyewe njya kujya ahantu bana hostingiye pe, kuko njye nkunda kugenda nubwo atari cyane, ariko pe mureke mbabwiza ukuresha mwabantu mwe kuko bajya bavuga ngo urubwa ntawe rutagira gute umuntu, kuko mukamufata muga creating a story. Yego muri abantu bakuru kandi muratekereza, ariko wowe uribaza. Ariko ubundi mbabaze ukuri guca mu ziko ntigushye.